Mbahaye ikaze mwese kandi mbasuhuza uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa kane itariki ya 17 z'ukwa 11 2022. Mwese ndabakiriye hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, itugezaho ijambo ry'umunsi ridukomeza, rigiraho ridukura naho ritugeza mu rugendo rwacu twatangiye tugana Isiyoni. Ijambo tugiye gufatanya turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5, turahera ku murongo wa 43. Reka tubanze dushime Imana. Mana Data, twicishije bugufi imbere yawe, tuzanya amashimwe ko wabanye natwe mu ijoro ryatambutse, ukaba udutangije uyu munsi turi bazima. Turagushimye cyane ko ushaka ko tuba bazima no muri roho zacu, mu bugingo bwacu, mu mibereho yacu ya Gikristo. Turagushimye ko Umwuka Wera ari ugiye kutwigisha iri jambo ryawe, kandi dusobanurira tukagira icyo twumva kandi dukuramo gikomeza kutwubaka no kudukomeza mu rugendo twatangiye rugana Isiyoni. Kandi twibuka no gusabira abatakuzi kugira ngo nabakumenye. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. So iri jambo reka turisome mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ujye ukunda mugenzi wawe kandi wange umwanzi wawe. Ibyo ni inkuru Yesu Kristo yabwiraga abantu be, natwe tubwiye umunsi wa none, kuko abantu kenshi niko bavuga. Abantu bambaye umubiri, abantu b'isi, abantu ba kamere, baravuga bati ujye wikundira mugenzi wawe, ukunda ugukunda, noneho wa wundi ukwanga nawe umwange. Uko niko abantu duteye. Ariko Yesu we aratugira inama ku murongo wa 44 avuga ati, ariko jyewe ndababwira nti mukunde n'abanzi banyu, mukunde n'abanzi banyu kandi musabire ababatoteza. Iyi ni inama Yesu Kristo atugira. Niba uri umukristo wavutse ubwa kabiri, wakira agakiza, wowe ujye uvuga uti narakijijwe, ujye uhamya. Mbese nkanjye nkavuga nti nakira agakiza, ndasabwa cyangwa ndagirwa inama uyu munsi wa none yo gukunda abanzi banjye. Mukunde n'abanzi banyu. Niba nzi ko hari umwanzi mfite, niba nawe uzi ko hari umwanzi ufite, mukunde. Iri ni ijambo ry'ukuri riturutse ku Mana uyu munsi wa none. Iri jambo ni ijambo Yesu Kristo atuzaniye ngo kunda umwanzi wawe kandi urangiza unamusengere. Ni igipimo bene data, ni igipimo cyo gupima kwizera kwacu, urukundo dukunda Yesu. Kuko niba uvuga uti nahindutse ubwa kabiri, narakijijwe, ibya kera byose byarashize, ugomba kuba mushya, ugasa na Yesu, ugakora nka Yesu. Wavuga uti Yesu kuki umpaye iri jambo kandi uzi yuko abantu banyanga kandi uri mu ruhande rwanjye, ahubwo wavuga uti bariya nabo bihorere bange. Ariko siko Yesu avuga, kuko Yesu yaje kuduhindura, uhindura imitima yacu, kuturuhura. Iyo ukunze umwanzi wawe uraruhuka mu mutima, utura umutwaro, uramubabarira, kumva uraruhutse, ukumva uranezerewe. Iki rero nicyo Yesu arimo atubwira uyu munsi wa none. Kandi ijambo rirakomeza ritubwira, ritugira inama yuko ibyo nitubikora, ibyo mubikorere kugira ngo mube abana nyakuri ba So uri mu ijuru. Kugira ngo Imana ikwemere ube umwana w'Imana nyakuri, nuko ukunda umwanzi wawe, nuko usabira wa wundi ugutoteza, nuko usabira wa wundi ukugirira nabi, kugira ngo ugere ku rugero rwiza Imana yishimiye, ube wemeye uri umwana w'ijuru, uri umugenzi w'ijuru. Nuko umwana w'Imana turagirwa inama yuko tugomba gukunda abanzi bacu. Ibyo tubikorere kugira ngo tube abana nyakuri ba Data wo mu ijuru, kuko nawe avusha izuba rye kubeza no kubabi. Iri ni ijambo ry'uyu munsi. Imana ikugirire neza, ikubashishe gukunda wa mwanzi wawe, wa wundi waguhemukiye, wa wundi wibuka wakugiriye nabi. Mukunde kandi umusabire, unamubabarire. Iki nicyo dusabwa. Reka twongere dushime Imana, dusezeraneho. Imana ibahe umugisha. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko ijambo ryawe rije kugira hahandi ridukura, hahandi hakomeye, hahandi twananiwe, hahandi abantu batarora, hahandi hakomeretse. Turagushimye ko uje kuhomora n'ijambo ryawe, utubwira kubabarira, utubwira gukunda abanzi bacu no kubasabira.
turagushimye ko ari utubashishije kandi ngo tubikora tuzahinduka abana b'Imana bemewe by'ukuri. Urakoze mwami, mwuka wera akomeza udushoboze. Ibi bintu bitoroshye, ibi bintu ntibyoroshye, ariko turagushimye umwuka wera kugiye kubitubashisha. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti z'Imana, Imana ikomeze bagirire neza. Mureke dukure mu ijambo, tugere hahandi Yesu nawe yagiye, tugere ikirenge mu cye, kuko Yesu nawe yababariye, ariko umusaraba bamubambaga, abamuvumaga, abamugiriye nabi, abamutotezaga, abamututse, bamuciraga amacandwe, yarabababariye. Reka duse na Yesu, niba turi abaturage b'ijuru, niba twaravutse ubwa kabiri, reka tugere ikirenge mu cye. Imana ikugire neza, tuzakomeza ubutaha. Be blessed.